twongeye kubasuhuza mwese mwakomeje gukurikirana gahunda za TV1. Ni wa mwanya w'ikiganiro ubuzima buzima gica kuri TV1 buri wa kane saa 3:45. Nkuko rero mumaze kwimenyera mu kiganiro ubuzima buzima naho turganira ku ndwara tuba twahitiyemo mukamenya n'uburyo ushobora kuyirinda iyo ndwara. Uyu munsi nkaba nabanyarukiye nkagera ku bitaro bya Muhima aho ndi kumwe na Dr. nkaba nifuje ko muha ikaze mu kiganiro ubuzima buzima. Turakwakira Dr. Pascal mu kiganiro ubuzima buzima. Uno munsi rero tukaba twifuje kuganira namwe ibyiza byo kwipimisha inda ku mugore utwite. Ese ni byiza? Ese bifite ingaruka nziza cyangwa bifite ingaruka mbi? Uno munsi rero Dr. Pascal araza kutumara amatsiko atubwiye niba koko ari ngombwa ko umugore utwite yakipimisha inda cyangwa se niba atari na ngombwa. Kwipimisha inda bisobanuye iki cyangwa nube busobanuro bwo kwipimisha inda? Kwipimisha inda ni gahunda yagenewe ababyeyi basamye. Ni ukuvuga iyo gahunda mu by'ukuri isobanuye gukurikirana umubyeyi igihe cyose yasamye kugeza abyaye umwana. Nibyo bita kwipimisha inda ku mubyeyi utwite. Kwipimisha inda, ese Dr. ni ukuvuga ngo ikintu cyose kibaho gifite intego. Iyo ntego yo kwipimisha inda ku mugore utwite, iyo ntego yo gushishikariza abagore batwite ngo bipimishe, intego ni iyihe? Intego iyo gahunda iba ifite ku mugore utwite iyo tumukurikirana kuva asama kugera abyaye, intego iba ihari nyamukuru ni ukugira ngo umubyeyi abyare afite ubuzima bwiza kandi abyare n'umwana ufite ubuzima bwiza. Muri make icyo tuba tugamije ni ukugira ngo tugabanye urupfu urwo ari rwo rwose rw'umubyeyi cyangwa rw'umwana rwaturuka ku nda. Dr. akamaro ko kugira ngo umudamu niba atwite yihutire kwipimisha? Urebye akamaro ni kanini, umuntu yabivugamo nko mu ngingo enye. Byonyine akamaro ka mbere ni ukugira ngo uhe icyizere umubyeyi utwite kugira ngo yumve ko azabyara ameze neza kandi abyara umwana umeze neza. Icya kabiri cy'ingenzi ni uko iyo umubyeyi utwite ariho yikurikirana yisuzumisha, bituma umuntu ashobora kuba yamenya n'ingaruka zimwe na zimwe we aba atazi iyo nda ishobora kumugiraho, bityo umuntu akazimurinda hakiri kare. Icya gatatu birumvikana ni uburyo bwo kumufasha, mukaganira ku bijyanye no gutwita, mukamufasha ku buryo azitwara kugira ngo nk'uko nabivuze za ngaruka zose mube mwazirinda. Icyo mushaka kugeraho ni umwana kandi icyo muba mushaka kugera no kugira ngo nawe agire ubuzima buzima amaze kubyara. Icya kane rero nanone cy'ingenzi ni ukugira ngo umubyeyi umutegurire kubyara. Birumvikana niba waramukurikiranye ni uburyo bwinshi umubyeyi ashobora kubyara neza mu nzira zisanzwe cyangwa se akabyara abazwe. Icyo gihe rero uri kumukurikirana byose ushobora kubitegura bitewe n'uko wamukurikiranye n'uburyo wamusanze cyangwa se uburyo wabonye umwana we ameze, bityo ukamutegurira kubyara ndetse n'aho azabyarira. Kuko turabizi neza ko ubundi umubyeyi abyarira kwa muganga, ariko kwa muganga aratandukanye bitewe n'ubushobozi bwaho. Hari ubona yabyarira kuri centre de santé ku buryo busanzwe, cyangwa se bikaba byaba na ngombwa ko umugore uti uzajye ku bitaro bifite ubushobozi buhambaye bitewe n'uburyo wamubonye kubera ko wamukurikiranye. Numva ako kamaro mbabwiye ariko hanini navuga bifitiye umubyeyi ndetse n'umwana. Hari ushobora kwipimisha akimenya ko yasamye, hari n'undi ushobora kwipimisha habura nk'ibyumweru 2 kugira ngo abyare. Ese nka muganga wabwira abanyarwanda
ni kangaho umugore akwiriye kwipimisha inda byibuze byemewe, akaba yicaye avuga njye naripimishije n'umwana ndabyizeye ko azaza ameze neza. Ubundi ku bijyanye no kwipimisha, abahanga bavuga ko igihe cyose umubyeyi amaze gusama kugeza abyaye yakwipimisha ku buryo bwose bushoboka, ariko iyo ugiye ugasesengura mu nyandiko z'abahanga bavuga ko byibuze mu byumweru 28 bya mbere byibuze umubyeyi yakagombye kwipimisha rimwe mu kwezi. Noneho guhera ku byumweru 28 kugera mu byumweru 36 bavuga ko yakagombye kuba yipimisha kabiri mu kwezi. Noneho kuva mu byumweru hejuru y'ibyumweru 36 kugeza abyaye, ubundi yakagombye kwipimisha rimwe buri cyumweru, ubwo no kuva 4 mu kwezi. Niko abahanga basesengura. Mu by'ukuri ku mubyeyi wikurikiranye neza byakagombye kumera gutyo, ariko hari gahunda ubusanzwe igenderwaho unakurikije ubushobozi cyangwa se ibyo umubyeyi yatanga mu kwisuzumisha. Muzi ko kwisuzumisha bisaba kugeraho agana ku bitaro cyangwa se ahandi yisuzumishiriza, bisaba, murabizi ko bisaba kuba hari icyo bimutwara, ibyo byose yikura ku mufuka. Nibyo bituma rero hari noneho gahunda bateganya, cyane cyane nko muri iki gihugu cyacu duteganya gahunda enye byibuze kugira ngo umubyeyi abe abyaye. Gahunda ya mbere ni kuba niba umubyeyi agisama kugera ku byumweru 16 byibuze umubyeyi yakagombye kuba yaripimishije. Murumva niyo twita visite ya mbere. Visite ya kabiri yakagombye kuyikoresha hagati y'ibyumweru 16 n'ibyumweru 28. Aho hagati yakagombye kuba yarongeye kubonana na muganga. Noneho indi visite ya gatatu yakagombye kugenda hagati y'ibyumweru 28 n'ibyumweru 36, akajya kwisuzumisha ku nshuro ya gatatu. Inshuro ya kane itegetswe hagati y'ibyumweru 36 kugera ku byumweru 41, hahandi tuvuga ko umubyeyi yakagombye kuba yabyaye. Ni izo visite umubyeyi agomba kugira mu gihe atwite, ni nazo zitegetswe hano muri iki gihugu cyacu. Buryo umubyeyi yaje kwipimisha, dushakisha amakuru ku buzima bwe. Umubyeyi niba azagira ibibazo ku nda, ugomba kubimurinda kugira ngo byibuze abe muzima abyaye kandi n'umwana abe muzima. Ushakisha rero amakuru. Hariho umubyeyi ushobora kuba afite uburwayi asanganywe, hariho umubyeyi ushobora kuba yarabazwe, hariho umubyeyi ushobora kuba yarasamye yari yarabuze urubyaro, hariho umubyeyi ushobora kuba afite uburwayi yisanganiwe, hariho umubyeyi ushobora kuba yarabuze abana akuramo inda ku buryo buhoraho. Ibyo byose ni ibintu, ni ingero nguhaye zo kuba ugomba kumenya ku mubyeyi kugira ngo byibuze ubashe umukurikirane by'umwihariko. Uretse kumubaza rero amateka ku buzima bwe bujyanye n'umubyeyi ndetse n'ubuzima bwe bw'umwana, bw'umuryango cyangwa se bw'indwara yihariye, uranamusuzuma. Akenshi ababyeyi urebye iyo baje turabasuzuma, tukareba umuvuduko w'amaraso, tukareba mbese ibyo nakwita ibipimo by'ubuzima. Ni ukuvuga se umutima utera ute, umuvuduko w'amaraso umeze ute, ese uburebure ni ubuhe, ibiro bye ni ibihe, kuko burya bifite icyo bisobanura. Urugero natanga, niba usanze umudamu agenda yunguka ibiro byinshi ku buryo burenze, icyo gihe bifite icyo biba bisobanura, kandi nk'umuganga ukagira icyo wagiramo inama umubyeyi. Niba umusuzumye ukabona ibiro bye ntibyiyongera biragabanuka, uba ufite uburyo umugira inama kugira ngo byibuze
agire indyo imeze neza, arye neza kugira ngo n'uwo azabyara nawe azabe ameze neza. ni ukuvuga turamusuzuma. Hari gupima uko umubyeyi agenda aza, niko inda igenda ikura, ukagenda upima n'uburyo inda ikura. Hahandi ibyo bita hoteli terine mu gifaransa, ni ukuvuga ngo tugenda uko inda ikura burya niko umwana nawe aba akura. Niba tubona ibyumweru umubyeyi afite bitajyanye n'inda afite, hari icyo biba bisobanuye, yenda umwana yaragwingiye mu nda cyangwa se afite izindi mpamvu zatuma inda idakura neza. Ibyo byose rero mu gusuzuma umubyeyi nabyo ni icyiciro kimwe nyuma yo kubaza amateka. Noneho hari n'ibizamini tugomba gufatira umubyeyi utwite, cyane cyane ku bijyanye n'uburwayi ashobora kuba yakwandura atwite umwana. Murabizi neza ko nk'indwara ya sida umubyeyi ashobora kuyanduza umwana, yaba amubyara cyangwa se amwonsa. Icyo gihe nk'iyo ndwara turayimusuzuma. Indwara z'umwijima tugomba kuzimusuzuma. Indwara ya mburugu tugomba kumusuzuma. Ndetse hari n'indwara nyinshi dushobora kugenda tusuzuma umubyeyi kugira ngo turebe ko umwana we yamererwa neza ntazandure, niba tuzisanganye umubyeyi, cyangwa se tukaba twazimuvura zigakira iyo ari izikira, cyangwa se izidakira tukaba twamufasha kutazanduza umwana we, yaba amutwite, amubyara cyangwa se amwonsa. Ikindi noneho cy'ingenzi cya kane dukora ni ukuganiriza umubyeyi. Umubyeyi mukaganira kandi ukamusobanurira ibyo umubonyeho, ukamugira inama kugira ngo inda atwite muyibungabunge kandi n'ubuzima bwe mubungabunge kugeza abyaye. Hari umubyeyi ushobora kumenya ko yasamye inda, ariko muri we akavuga nta mpamvu yo kujya kwipimisha. Nabimenye, nasamye, mfite umwana mu nda, nzasubira kwa muganga ngiye kubyara. Nk'uwo mubyeyi ni izihe ngaruka ahura nazo zo kutitabira kwipimisha inda? Ikintu navuga rwose cy'ingaruka zo kutipimisha utwite uri umubyeyi, nk'uko natangiye mbivuga ko icyo bigamije ari ukugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Aho ngaho nahagaruka cyane. Umubyeyi wese utipimisha atwite aba afite ingorane nyinshi yazagira ku nda, kubera ko zitamenyekanye hakiri kare, kandi zikaba zahitana umubyeyi, ndetse rimwe na rimwe zikaba zahitana n'umwana. Ni ukuvuga rero aba afite ibyago byinshi byo kuba yapfa azize inda, cyangwa se n'umwana we akaba yapfa avuka. Mu by'ukuri akaba ari nayo mpamvu muri iki kiganiro nashishikariza ababyeyi igihe yasamye kugana muganga akajya kwipimisha kugira ngo bamufashe kuba yakwirinda ibyo byago mu gihe cyose atwite. Twaganiriye byinshi na dogiteri, yatubwiye byinshi, yatubwiye akamaro ko kwipimisha inda, yatubwiye ingaruka zo kutipimisha inda. Ni ukuri nshishikariza ababyeyi cyane cyane twite ku buzima bwacu, ariko tutibagirwe n'ubuzima bw'abana bacu dutwite, cyane cyane ko ari bo rubyiruko rw'ejo kandi nibo bayobozi b'ejo. Mumfashe rero nshimire dogiteri Nkubito Pascal waduhaye umwanya we mu kiganiro ubuzima buzima. Kanshimiye n'abakomeje bose kudukurikira mu kiganiro ubuzima buzima. Mbibutsa yuko ikiganiro ubuzima buzima nakagaruka ni buri wa kane saa 3:45 kuri TV1. Kanshimire equipe technique yamfashije kuri kamera Patrick Joseph, naho director w'ikiganiro Manishimwe Irene, nanjye nari Juvette Rakiza. Mukomeze mukurikirane gahunda za TV1. Ciao ciao.